cece kudatuma ndakara. Nese uri kumbwira iki nabi kubera abare abasore ntago ari unangiriye akamfata akenda kunigagura ntago naye gusiza inyuma ntago byose Cyacohe yaratangiye kukunigagura kuki wamuhaye umwanya. Wewe wari gufata inzira ukitambukira ukazi wanyu. Wagiye guhagararana nawe uhagararana nawe. Nashakaga nyine uzubirebe ukuntu banyiye. Ariko wagiye witwara gateze. Nekeza ko ari twagakwiye kumutungo kwari tukamwakira gutya. Ngo umuntu ngukonde ngende inka yanyu. Ndi inka yanyu ku buryo umuntu ngukonde. Erega umuntu hakuzukuza ko umuntu yimenyereza abantu mukamumenyera. Ahubwo kwita imbwa cyane ukayimara ubwoba. Ni filmu kwa yitwa ngiki? Yitwa Behind. Aha, sikona filme. Oh yes. Byataye agunda kureba filme. Ushobora kuba utarakunze kuzireba ukiri umwana. Oya, no ngubu nagunda filme. Mu buzima busanzwe ibintu byo kureba mu movie ntabwo ari ibintu byanjye. Nizo bwo mu buzima busanzwe ukundi. Nkunda kwicara nka tera story. No kurya. Ni umurimo ukundwa n'abantu benshi. Nakora filime yo ntabwo ari ibintu byanjye pe. Nese alari. Yasohotse. Okay. Bite se wowe? Shanjire jenda meze neza na kibazo. Okay. Aho ni sawa cyane. Gusa nyine nanjye biraho ariko arani wawe nyine ari kunanira tu. Byagenze bite se kandi? Ni ibisanzwe bye utayobewe. Ntuzi ko se mwe iminsi wagira ngo noneho baramuroze. Ale nise. Byagenze bite? Kuri pendi gutekereza ku bintu ari kugenda akora mu iminsi nkumva. Namfata umwanzuro nyine bamwe bakumva ko ari mubi ariko kuri nge mba numva waba ari mwiza pe. Ngo umwanzuro afata ku bandi waba mubi nohe. Nese ubaka kanya koko bikangubwiza ukuri. Nk'iyo ugiye kureba yenda ubuzima tubamo bwa buri munsi. Ubona nka arana mari iki uretse kunteza ibibazo. Rero babo nta muntu ujya ubura umumaro. Kandi ibyo wakwivugisha byose wowe na Arani wamaze kuba nk'umuryango, mwamaze kuba nk'abavandimwe. Icyo kintu ntekereza ko uri kukirengagiza kandi ugomba kugitekerezaho neza. None ushatse kumbwira ko ibintu Arana akora utabibona. Ibintu akora ntago bibona. Ntabwo mvuze ko ibintu akora ntabibona. Nese ni utekereze kabiri. Nyine ni iby'abantu bashaka kubana n'abandi neza cyangwa ni iby'abantu bumva ko bihagije. Nawe nyine ngira inama nk'umuntu mukuru kuko ndabizi ntago uri umwana. Ni ryari nzarika gutotezwa no kugirirwa nabi hejuru ya Alan. Babo ibintu byose birangirira mu kuganira. Gufata umwanzuro gutyo nekeza ko nta kintu byatanga uretse kwibabaza. Tekereza kabiri. Shishwa hanga. Urananiye. Urananiye. Chaswa hanga.
musazwa urananiye bigenze gusa ugira ngo nzagire nte koko mbese nkoze iki ukoze iki buri uriya mwari kumwe yakugize ate ntiwaje ejo bundi uvuga ngo wiriza ngo yaragukubise nyine uboroga none urangije usubira guhagararana nawe ushingaje imbere ye buriya nabibonye numva nagukubita none se nyine ko duhuye ari kugenda akanangira sinzi ikiri gutuma urakarama none buriya gukubita uvuze induru ntabwo ari igihe mwasebyaga si igihe yasebyaga nyine none kikongera kigasubirana nawe guhagararana nawe nese kumbwira nawe ntabwo byanshimishije kandi sinkunda ko mu mutwe wawe wumva umeze ute mwana we kuki utakigira ikintu kikurakaza ngo urakare uhita ufata icyemezo buriya wavuganaga nawe uvugana nawe iki none ntiyaravuze ngo agiye kugukora mu matwi siko numvise avuga ntabwo byari bitangiye ntabwo ari gupfa kumubita kuko papa yabateye ubu ushize ntiyagukubise nyine iziko ntiyari ahari nyine se nyine iki nese mako nawe undakariye ubu nkoze iki ngewe iyo nkubujije ikintu ukagikora birambabaza nyine ntabwo nari mbizi ntabwo nari bazana gutera inda uvuga ngo ntabwo nari mbizi none sindije mitari abahanerera inda ko bagukubise buriya kurura akashyira mu nzu ninde wari kugutabara none se bajya kunkurura mu nzu urabona yambasha kunkurubona naba navugije buriya kuva twaranabahaye preyavi uri kubyumva neza bashobora kugukorera ikindi kintu kibi wanjijiwe ese kuri kunuka amande ntabwo umuntu utamenya ubwenge jya umenya ubwenge wacyanawe njye manu ukajya umbwira nabi kubera icyo uba ushaka kumbwira nawe kubera barabapangayi bayo none se si wowe winjije ceceka kandi utatuma ndakara ceceka udatuma ndakara nese uri kumbwira iki nabi kubera bariya abasore ntabwo ari unangiriye akamfata akenda kunigagura ntabwo nawe gusize inyuma ntabwo byose wabireba yari atangiye kukunigagura kuki wamuhaye umwanya we wari gufata inzira ukitambukira ukaza iwanyu wagiye guhagararana nawe nashakaga nyine uzubirebe ukuntu banyiye ariko wagiye witwara nka teresi wari wabona teresi ajya kwirirwa arungarunga hariya muri buriya buhungu wari wabona teresi ajyayo none se urashaka caca fatwa ako mabundi kubera icyo ruvugira teresi reka teresi azi ubwenge ntabwo ari nkawe w'icyowe wari wabona ajyayo hariya muri buriya buhungu zirangegera ntabwo ajya ariko nawe yigize isireyi wari wabona mvugana nawe hari ikibi yari yaza atubwira wari wabona ataharira amafaranga niyo mpamvu wari umuvugira ngenda bizi nta agatsinda nta buri mpamvu fatwa genda ujye kuhata ibi birayi yizwa vuba genda mu nzu ihute genda uhate dore ngo se ntabwo mwayimariye yaragiye bundi yagiye mwazamugarira akajya amatiku y'urayazi ashe genda ceceka aho ngaho kubyara nabi koko uriya mwana ko yitondaga hari abahungu baramuraruye neza ngenda biza umaze iminsi mu buzima bwacu yewe uzi n'imvune nge mbigiramo arani ntazi ngo sitoke ni ibiki yabiteye umugongo nta nubwo ashaka kubimenya none hagerekaho n'amafaranga amuhaye ngo tugire ibyo dukemura akayafata akayijyanira mu bintu bye ntazi ejo ntabwo aribwo nakubwiraga ngo bari kumpamagara ngo ntabwo arishyura y'umutekano sinayamuhaye se ejo bundi akubita uriya mwana w'umuturanyi ntibanigiye imbere y'umuryango ngaho utekereza ku bindi bitaraza yakoze tutaramenya ngo rero ndimo ndagenda mfata umwanzuro bucece uretse ko nyine uri umuntu mukuru niyo mpamvu mba ndimo mbikuganiriza babo reka gufata umwanzuro uhubutse kandi ubabaye uwo mwanzuro gufata ntabwo ari wo nabikubwiye kuva mbere hose ibyo yari byose yakora bifate nk'umuvandimwe wawe uri kubigukorera erega sinzi impamvu utibuka ko arani twahujwe n'ubuzima icyabahuza cyose igihe mumaranye kibemerera kuba mwaba bavandimwe arani si mwene data si mwene mama twahuje ngo dufatanye ubuzima
umwe afata iburyo undi afata ibumoso ariko ibintu byose yarabifasha binshuburiraho hageretseho n'inkoni nirwa nkubitwa hejuru ye wapipe njye sinumva uburyo ushaka kuba uri kubyumva aka kanya ariko ni wowe mbashije kubibwira ngomba gushaka ahandi hantu ngewe mba babo iyo myumvire ireke wowe wagakwiye guhindura ale nukwiye kumuhindura nese nugenda uraba umufashije iki mu buzima bwe mbwira ikintu waba umufashije muri ubu buzima yewe buri kintu cyose nakoze sinzi impamvu mutakibona kandi ibintu byose ngiye namaze kubitekerezaho bigomba guhinduka babo ntabwo ibyo ukora tutabibona turabibonana cyane ariko imirimo ya mbere heshwa agaciro ni iya nyuma mbabareke kubisoza nabi babo ndakumva reba hano nkubwire urumva ikintu kikuraje inshinga ariko nsigarana muri iyi nzu twenyine Erega nyine nawe nuko mba mbona nta mudakeneye kumfasha mu buzima niyo mpamvu ariko ngiye kuba nemeye no kuba twabikora ni ukubera wowe ni ukuri pe ndabyemeye ngo reka mfasha turebe ko twahindura ari asubire ku murongo kuko iyo aba ari ari rwose pe ngewe umwanzuro nawe nawufashe ntakuka sangiye nawe byanungura nese ko n'ubundi dukorera udushya buri munsi ntabwo agakwiye kuba aratumenyereye erega nawe urabizi akabi ntikamenyerwa nyine hari igihe byanga mana nkumva sinzi hari igihe biba ngombwa ko ako kabi mukamenyera nyine ahubwo wowe uriga ntufate nawe koko nizeraga urumva ushaka kwawukana ariko none tandukanya kwahukana rega umuntu wahukanye nugenda agasiga ibyo yari afite ariko ngewe urumva ngiye mwamukoze divorce zo mu mitima nitorosho naguze najyana nese nkubeshye kuba buri umutindi erega ubwo nyine urukundo rw'umubano ruba rwanze sibyo Nuhise ubundi cyaba kigaragara ko nyine nsize ibintu bimusigiye cyaba ari iki cyuko yitwaye neza siko wagira ngo nta kantu karenze aragukorera ngo nawe wumva uramuhuzwe n'iminsi umaze hano babo sonde kankubaza sinyame ikintu ushaka kumbaza ko mbonye ugize serieze cyane oya ibyo nshaka kubaza ni ibintu byoroshye witeguye kunsubiza nta kibazo pe ese undi wakundanye n'abakobwa bangahe nuko nta kibazo kibazwa ikibazo ariko nawe mba nkubajije ariko ubwo hari impamvu nakundanye n'abakobwa 3 abakobwa 3 gusa gusa ni bande subwo gutambeye iki nko kubwira amazina yawe birakumarira iki nkabamenya gusa tu numva mfite amatsiko yo kubamenya kubera iki ngo wumve niba narakundaga barukuntu bajya bavuga ngo hari utuzina tw'abana bo mu cyaro ngo hari utuzina tw'abana bo mu mujyi hari n'uwari ufite izina risekeje cyane ubwo se uwo bamwita nde
babu sikuharakaye nsaza kuharakaye kweli gusa ubona ari iki gishimishije cyatuma nishima asiko mbwira nabigiye cyose ubundi umuntu yagutandukanyiriza n'umugore utwite nk'ubu nje nifitiye umutima mwiza ndakwegereye nkuvugishije neza ngo urabuzwa n'iki se kuba wacuritse ikibuga ngiye ibintu byose ari nge byahirimiyeho urumva uri kuvunika se uragenda wemye nta kibazo uhuye nawe uramusuhuza ntiwubike umutwe oya babo praise kambwiza noneho aho kugira ngo uzamfate umuntu buri gihe wumva ko ari we kamara ikintu cyose niba nkoza agakosa kamwe ni ngombwa ukaremereze ukakira iyo hejuru mu bicu ku buryo aba bumva ari ibintu birenzeho nimba ubizi ko ari agakosa iyo ukareka wazijya ukareka siko usigaye mfatanya na baba ese ako gakosa k'amafuta uvuga ni akahera ko numva uba wakavuze urimo n'akazuba okay mbwira niba reje tugiye gupfa ndakugurira imwe nkugurira indi ushaka n'ikarito nayo ndayizana niba ari fanta ushaka wenda niba waragize ishyari ry'uko nazanye fanta nakuzanira akaji gato ndakuzanira igikesi cya biriya bifanta cyangwa uzanira ikarito yose aho rero niho utekerereza bigufi cyane wowe uba wumva yuko icyo upfa abantu n'inda gusa ntose hari ikindi wese siyo nini ugira wenda ntabwo ugira nini kundusha ariko nawe nibyo ukunda nese ubu tuvuga ko kirakaye kubera ko nyir'ibyondo yakujwigereje okay nose ngo nagusaba ibibazo uragira nkoreye ariko njye ese ubwo iyo mba naranyweye kara kajikaye k'amafuta ubunyura iranganiye bro uretse na kariya bro ngewe na Martini nayigurira sibyo kahise n'ubwa mbere naba nyiguriye Martini wayigura hayivuze se ashaka kanayisangira ko n'icyaga cyanyisha bavuze icyo kunywa araseka nahandi isoni wayinywa ese kuma numva buryo wowe ushaka kumbwira nabi nyampi ngiye nibyo mbamubwira kandi ujye unatega amatwi wumva ukuri kuri hagati yanjye nawe kose babo mukaya ibyo tumaze kuganira n'akanyuso byibagirwa nese ibyo by'amaji yabizana mwamvuze mbese mwamvuze mwaganiriye muramvuga wowe ufite iki turi buvuge kuna dufite umwanya wo kuvuga Siwumva ukuntu usigaye nsuzuguza umunsuzuguza se siwumva rero usigaye mujya mu matwi meza ukavuga ngo are ni ikibwa ntacyo yimarira ntaki ni uruhinja se oya iturize mama ni uruhinja batera indabo ziribwa akananirwa kuzitandukanya n'izitaribwa wamweretse dodo uba aka kanya arimo arazitiranya n'indabo so nkawe ugiye gutandukana hehe nawe kweri hehe dutandukaniye se nyine twabire wese mbikubwiye gusa ngiye nagira mwumvishe ko n'ubutaha ngiye ntabwo nshukishwa utuntu tw'uduhenda abana nubwo ataraboneka ariko turakora najya ahantu nk'isengerera nkatameze neza ngaho ihangana umwiyorere uri gukora ibyo twayikomereza siko imana umuvuzi uvuga nabi nk'akantu ka ibintu byose uvuga uncinyagurira niba nikosa nakoze mujye mumbwira ati wakoze ikosa mbimenye hamwese muranterana umwanera agapira ndasama ajugunya hariya hala ni njya tutakubwira wagiye ufungura ubwonko bwawe basi kumva bigusaba iki nyamufungura se mbifungura ni ukiye gufungura kwa kawe nako nafungura umutwe mfite urashaka rero ikintu kigaragara cyo nekeza ko ale twagakwiye kumutungo kwari tukamwakira gutya ngo umuntu nguko ndi inka yanyu ndi inka yanyu ku buryo umuntu nguko erega umuntu hakuzukuza umuntu yimenyereza abantu mukamumenyera ahubwo kwita imbwa cyane ukayimara ubwoba uravuze ngo ndi imbwa no ariko we uravuze ngo ndi imbwa wabyumvishe babo wabyumvishe utangiye no kunshiraho isoni uramutse ngo ndi imbwa wajya wihangana ukanza ugatuza ukanumva n'icyo umuntu ashatse kuvuga imbwa uvuze bakubita ni iyihe imbwa uvuze bakubita ni iyihe bite urabona ale bimeze bite ale
ngaho gukora iby'umugabo. nyine tu ndimbwa usigaye ubimenyera tu usigaye ubimenyera. Ase ara nurashaka bagusaruremo icyo utabibye. Iba bansaruremo icyo ntabibye se ku buryo ngiye mwifata mukambwira ngo ngiye ndimbwa. Ibyo byavuzwe nande? Ngiye ndimbwa. Njye ntawe bivuze. Nta nubwo nabyumvise. Nabivuze utumva se? Ibyo nabyo. Abivuze utumva. Ibyo nge nabyo mvuze. Urabyitekereje. Ese wakwitabye no telefone? Kwitaba se nitegeko. Yitabe nye. Ubu nabagabo baba bari kumuhamagara. Nabagabo be. Umaze gusirimuka, umaze kuba umunyamugi. Wabaye ka mugi mbese. Subikosa yaba ari wera. Ese ko imana umuvugira ibintu byose. Ako se turavugirana. Sorry. Ako subano ukuntu buri kunsuzuguza. Subano ukuntu buri kumunsuzuguza babo. Ngana n'ibyawe. Baskeso. Zikonde ndi hano muri quartier wanyu. Usikunde hano wanyu muri quartier bebe.